ndabona SMS yaje kanze nyibereke ya ngiyi SMS y'igihumbi n'ijana na 188 yaturutse kuri Dani Tumaini. Nk'uko ubibona rero byabaye ngiyi SMS kanyibereke neza ngiyi kabisa. Mwabibonye ndakeka buri wese ari kubyirebera. Iyi ni application yizewe, aho utari watangira kuyikora uko uri mu bihombo tangira vuba. Ngiyi link nayibashyiriye muri description, kanyibashyiriye muri comment. Unayikene utanayibonye wanyandikira kuri WhatsApp ku izo nimero zikurikira. Murakoze kandi wowe wanye nanjye ndagushimiye. Kanda subscribe, kanda like na sharing iyi video kuri bagenzi bawe. N'ibindi byose tuzabibakorera kuko ni mwebwe bacu, nimwe dukorera. Murakoze cyane. Noneho tugeze muri cya gice mukunda muri benshi cyitwa kubikuza. Ndakeka mwese niho muba mwerekeje amaso muvuga uti turebe kuko niba ibintu bikora. Niyo mpamvu nje nyine ngo dutangirane turebe uko babikuza mu iyi app nshyashya yitwa Bunge VIP. nabakoreye indi video, gusa nyine ngira ngo dutangire noneho turebere ngo babikuza ute. Wowe ukurikirana Tech How 250 ukaba utarakanda subscribe, yikande vuba vuba kugira ngo n'ibindi biganiro bizaza ujye ubibona hakiri kare. Ikindi kandi kanda like kuri iyi video, unyandikira muri comment. Ikindi nagufasha unayisharinge kuri bagenzi bawe babone ko ibi bintu koko bikora 100%. Reka dutangire rero turebera hamwe uburyo tugiye kubikuza amafaranga akatugeraho nyine kuri simukadi. Nta bindi bisabwa, na za Binance zisabwa. Gusa mbibutsa ko uburyo dukoreramo amafaranga hari ubungubu bwa check-in, hakaza n'ubungubu bwo kugura product. Product naguze ubungubu mfite iyi product niyo ndi gukoresha, gusa nayifunguye ejo. Ubwo ayo nakoreye aya ngaya ngiye kubikuza nayo nakoreye muri iyi product muri iyi ngiyi. Uburyo rero bikorwa ni ubuhe. Ahangaha icya mbere ukora ni ukuinvestinga product. Nk'ubu ngubu nk'iyi ngiyi namaze kuinvestinga, ukanda hano kuri invest, ukakanda none hano kuri invest. Iyo ufiteho amafaranga nyine wamaze gukora deposit. Gusa hano ngiye nta mafaranga afiteho kuko narayadepoje. Kudepoza nabiberetse. Reka dutangire rero tubikuza. Uburyo bikuza, icya mbere usabwa ni ukuba ufite icyo bita account rero kugira uyibone uza hano handitse my, hano hasi ukakanda, ukaza hano handitse account. Wamara kuhakanda ukaza ukemezamo nimero n'amazina yibaruyeho ndetse niba ari na MTN ukabikonfirma. Warangiza ugakonfirma ugashyiramo password uzajya ukoresha uri kubikuza. Ikindi rero ubwo twatangiye tugiye kubikuza. Uburyo bwo kubikuza ushobora guca ahangaha handitse withdraw. Handitse withdraw ukakanda. Iyo umaze kuhakanda nta kindi ukora. Urabona dufiteho amafaranga 1398. Ubwo niyo tugiye kubikuza. Ahangaha rero reka tubanze twibukiranye aya mategeko yo kubikuza. Ndagusaba kutihutisha video kugira ngo aya mategeko utayasomye ushobora kubikuza nabo ugasanga amafaranga yawe ahiriyemo. Kurikirana amategeko wirinde kwihutisha. Minimum withdraw amount is amafaranga make yo kubikuza ni 200. Narabivuze muri video ya mbere. Kandi bagukata amafaranga 15% yayo ugiye kubikuza. Withdraw can be made once per day. Withdraw ushobora kubikuza rimwe ryonyene mu munsi, ishuri imwe mu munsi. Amafaranga ashobora kukugeraho hagati y'isaha imwe n'amasaha 28. Ntabwo birenga amasaha 28 nyuma y'uko submitinze kubikuje amafaranga atarakugeraho. Withdraw time, iminsi yo kubikuza ni kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru,
kandi kuva saa 3 kugeza saa 11, kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Iyo kubikuza byanze, iryo ni itegeko rya 6. Please check your bank account. Checking, reba kuri account yawe, ushobora kuba washyizemo amafaranga menshi kubifite cyangwa n'ibindi. This way or change another bank account and submit. Cyangwa nyine ukaba nyine waranditse nimero nabi, cyangwa ubwo nyine ushobora guhindura izo nimero cyangwa n'iki n'ibindi washyizemo n'iyo password. Note, please purchase product up done. Ahangaha barakubwira ngo kugira ngo ubikuze, kugira activating withdraw, gura product iri hejuru ya bunge VIP 0. Ubwo ni VIP 0 ni iriya ya 500. Ubwo kugira ubikuze ugura iri hejuru yayo. Ubwo wagura nk'iya 3500 kuzamura. Iyo wayiguze naribi. Icyo ukora hano rero uhita ugashyiramo amafaranga twihute. Ubwo ni 1398. Ubwo arangeraho ni 1188 n'ibice 30, kuko barankata nyine. Narabibabwiye. Kandi yangiye kubikuza nayo nakoreye kuri ya 500. Nayakoreye maze ndashobora kugira ngire activate withdraw. Ubwo ayo nashoye ntago yo ndatangira kuyakoraho. Ngiye kubanza mbikuze ayangaya ya 500 kugira mbereke ko ari 500 nayo abyara umusaruro. Ngayibaze niba mbikuje ya 500, ibaze ngo noneho ko yaranashoye 3500 nzabikuza ngahe. Niyo mpamvu mbabwira ati izi online business zirakora, nuko nyine beshi mubura ndabyumva nyine beshi mubanza guhura n'abascam bikabatera mu gacika intege. Niyo mpamvu gusa nyine reka tujye tubanza tubereke n'uburyo babikuza. Dushyiremo hano, ushyiramo ya password wemeje yo kubikurizaho. Nkuko ubibona yagezemo, ugahita ukanda hano kuri withdraw. Ahangaha ukahakanda ugategereza. Nkuko mubibona ibintu bigenze neza. Withdraw bambwiye ko 1398 amafaranga oda time igihe nayabikurijeho. Ubwo arangeraho ngo ni 1188. Murabibona ko ubwo tugiye gutegereza hagati ya masaha. Ushobora kubona n'isaha imwe yahise ngeraho. Ubwo ariko tugiye gutegereza turebe ko amafaranga atugeraho. Withdraw history urabona ko ari 1398 maze kubikuza. Usubiye naho inyuma ubona ko yavuyeho. Ikindi kandi ukabona ko kuyo maze kubikuza ngaha ntago arajya aho nyine ko maze kubikuza, kuko narangeraho. Kadutegereze turebe, ngo ibintu bimeze ute. Nkushishikariza kwinjira muri link nabahaye. Kutari kuyibona ubwo yanyandikira kuri za nimero mbaha, ndongera nzibaye no muri comment. Ngize nanga nyine nazisizeho, muraza kumbwira. Reka dutegereze rero, dutegereze ko amafaranga aza. Maybe ko bishobora gutinda cyangwa agahita aza nonaha. Ubwo ndabibereka, ariko ndategereza. Kambe mbaretse nyine, ariko nagora video irangiye ndayishyiraho, naza ndahita mbibereka, nimugire ubwoba. Ndabona SMS yaje, kanze nyibereke. Ngiyi SMS y'1188 yaturutse kuri Dani Tumaini. Nkuko ubibona rero byabaye. Ngiyi SMS kanyibereke neza. Ngiyi kabisa. Mwabibonye, ndakeka buri wese ari kubyirebera. Iyi ni application yizewe, aho utari watangira kuyikora uko uri mu bihombo, tangira vuba. Ngiyi link nayibashyiriye muri description, kanyibashyiriye muri comment. Unayikeneye utanayibonye wanyandikira kuri WhatsApp ku izo nimero zikurikira. Murakoze kandi wowe wanye nanjye ndagushimiye. Kanda subscribe, kanda like na sharing iyi video kuri bagenzi bawe. N'ibindi byose tuzabibakorera, kuko ni mwebwe bacu, nimwe dukorera. Murakoze cyane.